umva nkubwire nawanga kubaho neza unasikia Imana iguhaye hiti wayirya by the way urumva nanjye imaye nayirya ako ukimva kwambaza gukunda element suri nkande ukunda nese nakwango ndamukunda ako nakubasha ngo arakuzi aranzi ikibazo se nuko batanzi icyambere nuko muzi ngiye umutima wamukunze kandi nkaba mukunda abakobwa ita jalousie siko bayita iza murazigira usibye nawe n'abagore barazigira Yesu we jalousie baramufuhira mwaswa noneho wowe umwana ugifite agatoto ukiri muto Yesu we element no wanje mubwiza ukuri ko uzambwire ngiye muri aka kanya ndi city y'undabahagarariye nzabereka ariko ikintu nyine ntago anshubije ngo nyurwi niyo mpamvu nyiri kukubaza ntago ndanyurwa nakubwiye ni umusore uzi gukora nasikiya ni umusore mwiza ni umusore utagenda mu bikundi ubizi gute ko atagendera mu bikundi ko mutirirwa nako mutararana kuki wabona ko kuki yasoye zira ndirimbo zose ubizi gute ko behind ya zira ndirimbo atagiye mu mayoga atagiye mu biki kuki ibyo bintu byose ubyize kuki wamwizeremo cyane ku buryo wakumva yuko atajya muri ayo mayoga atajya mu biki ku buryo nyine wavuga ati ndanabyamamaza ndanabivuga mwarahuye aho uri kongora uri gushaka gucukumbura ukanyinjirira niba ko mukunda urushaka kumenya element arazwi ku mugabane w'u Rwanda nako mu Rwanda hose arazwi usibye no mu Rwanda n'ahandi hose okay ku mugabane w'isi element arazwi ariko nta kuntu wajya gushigikira 101% ngo element ngo nagajya mu gakungu arakora kuba akora n'abacu barakora ko atajya mu gakungu kuki nyine wabishigikira ukavuga ngo element ndabizi neza iyo ukunda umuntu amaranga mutima yonyine how much percent ikaza kuri Kigali News 150 of course mwenye nitwa Ceketu umwe cyane n'abana ukina nabanyira so batandukanye mu bice byetandukanye sibanganye ngudanasenya nanga isana mitima kubanguye ngo ramagaye ndi kumwe n'umuvandimwe ndi kumwe na mugenzi wanjye uratwumva neza uherereye hose mukamugiye kumwumva turi kumwe rero bitango Eeele ariko akazamo Eeele ariko ko tugasanga hari umugabo wamamaye buretse gato buretse ntago baramenya nitwa Bob ivuga neza badukurikiye brand yawe abasuje cyane hano kuri Big Town ni Bobo umuhungu w'Abanyarwanda umuhungu Imana mtoto wa Mungu ariko cyane cyane akunda gusenga yirinda icyaha n'igisana yesati murabonewe ariko nagari mwese abazatera Imana gahinda ariko nagizabura numwe izarengera none rero umukobwa surabona kijijwe ko uyu mukobwa ndasiga muri yamutse bigana hari umuntu utwa Mr cyangwa MCM cyangwa Dogita tuzamubaza ninde wamwise Dogita ubundi yari Dogita ubundi kwitwa Dogita ubundi yanditse ibitabo binga ubundi Dogita yanditswe mu bigiye gitabo yaririmbye izihe Dogita ni muntu mu kiganiro kizakurikira kimwe iki ahubwo yanditse ibitabo bingaye ariko ngo bamuteye iki umutwe sha dore brand iri imbere abari mu ntara ya diaspora abari muri Canada Australia South Arabia United States bantu batoye Trump mwese nize ko mumeze neza Trump aremewe yakubise cy'umutwe aremewe ura mwana ariko waberetse nyasha arazifitara yerega nago mambizi uzikunambwiye ngo munyitira Dogita ko nkunda nkanda Dogita numero yabaye compose numero ko bakundana araba ari umugore n'umugabo uyu niwe wasimbuye dore imbogo hazundi si habanje dore imbogo aritahira aruhukire mu mahoro n'umuryango we tubifurize bakomeze bakomere dore imbogo naretse kubwera mukaza mukambaza hano buretse gato aradututse wumve inzererezi zo inzererezi buretse mbwira umva dore imbogo yari umwana mwi icyo nari muzi yakundaga kurya apeti nabuze yarayigiraga ariko ndamukunda naramukunze naramufanye naramwubashye arahukiye mu mahoro na Dogita tumwihangane umujama urumva umusirimu iboga ariko wambara neza usa neza hajya nk'inzoga ntibazamubeshye
haganywa inzoga ntabwo ari umusinzi igisambo cyitwa fanati dukundana dukundana abaze none kuri karashika waramutse karashikagurike sasu noneho umeze neza ntabwo ndi karashika meze neza njye ndi Miss Element ntabwo ndi karashika twega turasesengura Miss Element akiraga hamana gumana ibiganiro byawe guma ngo mistande Miss Element mbisubiremo nasikia abagabo barabuzi ntabwo ngiye kwiyitirira icyitwa ngo kwiyitirira icyo ni icyaha ni ikintu kigize icyaha uno musista Element aramu kwiyitirira ikintu kitari icyawe no mu byo Sarongo yaziraga yarimo kwiyitirira inzego atari inzego n'umuntu madakora tuburira abantu none uyu nguyu ngo Miss Element mana Element ibigwi yanditse buretse nkubwire reka mubaze ikintu kimwe indirimbo ya buratangira kundakaza indirimbo ya Element uzi ni yakoze apana indirimbo ya Element aririmbye yewe indirimbo ya Element yakoze ni iyi ushaka kuvuga ngo ndirimbe indirimbo za Element yego agira indirimbo se ahubwo reka mwibarire agira indirimbo iryo zina wenda dasa turi kumurenganya bajya banaryamana bagahuza n'ibyo tutanabizi ibyo ntabwo ari kandi Dr. M ntabwo ari kandi Dr. M ni kurasi w'uyu nguyu ahubwo nibyo nibariza rata Miss Element karami Miss Element ni izina ry'ababyeyi oya ni izina ry'ubustari ni izina Miss Element rikomoka kuki amazina yanjye yego yo mu cyaro ni muhawe n'Imana Josiane yego amazina y'amanyakigali ni Miss Element icyo ndirenzaho ninde wari kwisi iryo Miss Element ni ngombwa se ngo barinyite ibyo bintu uzana ngo ninde wari kwise ushaka kumenya iki ugira izina batari kwise unase ushinzwe kumenya umuntu warinyise byagenze bite nyine urabishinzwe byaje gute uribuka ndimo ndamubaza ngo yitwa Muhawe n'Imana umva iryo zina Muhawe n'Imana Josiane abana koniga Element ryaje gute ryaje gutyo nyine bivuga ngo yaje yiyitirira dore imbogo oya ava nta kibazo uzi impamvu se Element dore imbogo irabikoze birakunda ariko uyu nguyu nta nkuru ihari ese ubaje ashatse kwigira nka Josari wa Nuzara n'umubwiye n'umuvuge kuri channel zacu murasetsa ubu urashaka kwinjirira mu izina rya Element ngo iyi mihanda ikumenye umva nkubwire ntega amatwi sibyo umuntu wese agira uko akunda umuntu nagakunde mbanza ari kunyitondeshe umuntu nagakunde nayagira erega muri kuvuga sheri wanje nabi umuntu eka mbabwire mbanza amahe n'ikinyarwanda mvimbere umva nkubwire umva reka nkubwire ntega amatwi wumve sibyo ere ndamukunda ni umusore mwiza ukumva ni umusore uzi ubwenge ewana ngo ukuteye nukusabira ngaragura ako kantu urakumva ariko uko ateye nuko asabira ngaragura uko ateye niko bikugoragura ijwi ndi mwiza sibyo hindukira turebe ni ngombwa se ngo mpindukire hoya bambone gutya se ngombwa ngo bereke hose hoya ariko ntabwo mbishaka hari icyo wikeka ubwo naringiza ngo ubagaragarize hose kuri mwiza ariko ubu nyine hari igice cyawe nawe ugaye ntabwo ndi mwiza kuri buri muntu wese by the way attention uri mwiza kuri nde nega amatwi unyumve si ngombwa ngo mbe mwiza kuri buri muntu wese ngo mbona ngo mbe mwiza sibyo ndi mwiza w'umuntu nikumva ndi Miss Eeele unasikia Eeele ndamukunda yego sinzamwanga maze ndore mwavuga mutavuga Eeele uri ku mutima aba ngabo bose jye ubihorera Eeele ni umusore mwiza uzi ubwenge mbega ahantu hose ameze fresh niye mpamvu yatuma namukunda ese ubwo ni urukundo cyamugiriye irari aravuze ngo hoya ntabwo ari irari
njye ndamukunda bya nyabyo. Reka mbwire Bobo, iyo ukunze umuntu umukunda kubera impamvu kandi si akamanage. Ushaka gukunda uruhara rwanjye ugakunda ingofero wenda nkora mukobwa urimo areba muri kamera. Umukobwa urimo uranshutinga n'umukobwa mwiza. Ako no murinda nkura n'umurinda ngo bahita imirinda ngo nuba nta nkuba yadukubita. Mu Rwanda mwirinde imvura imiragwa mwirinde. Mujya mugenda n'imirinda nkuba. Mwirinde kuvuga kuri telefone imvura irimo kugwa. None sister element bundi waba urahazi. Ese kankubaza. Urahazi se? Gukunda element ni wabo bihuriye. Wamukundiye iki? Namukundiye iki? Afite akaririmbo kamwe yasoranye n'umuhanzi. Nega amatwi. Nisanze nkunda umuntu nazi. Maze ndore. Ari kintu siraho. Nisanze nkunda umuntu namenye. Onana sikosa. Onana sikosa. Yezi mo bebe karame. Ndamuvuza ntewe mwakusigani. None se sister. Nisanze nkunda umuntu nazi. Yamugiriye crush. Leta y'ubumwe tubwira ngo twirinde gutera inda zitazigamiye. Abangani babandi batuzanira ibibazo urumva wakunze umuntu ukamusama ukamutera inda akaza kabera nka nta ntugahuze. Ariko mureka mbabwire nukumve kuko uri umusambanyi kamanze nkubwire. Uri kumva nukumve kuko uri umusambanyi abandi ari abasambanyi. Nisiyaka umusambanyi. Nukumve ko niba uri umunyera uri umusambanyi nukumve ko n'abandi basambana. Urukundo ukunda here koko ntago ari urwira n'urukundo nyarwo. Ntabwo ari irari. Ndatinya Imana yo mu ijuru ko atanakuzi nanakuze mu bitabo bye. Umva nkubwire rero. Kereka nuza muri studio anakorera arumva akakubona akabona narakube warambuze. Umva reka mbwire abantu bose urumva dushaka hiti urumva mu nzira zicuramye. Umva nkubwire ntabwo ari inzira zicuramye. Utigute umva nkubwire. Njya nkunda kubivuga. Yego rata nyibwira. Umva nkubwire nawanga kubaho neza. Unasikia? Imana iguhaye hiti wayirya by the way. Urumva nanjye imaye nayirya. Ako ukimva ko wambaza gukunda element suri nkande. Ukunda nese nakwango nkunda. Ndamukunda. Ako nakubasha ngo arakuzi. Aranzi. Ikibazo se nuko batanzi. Icyambere nuko muzi. Umutima wamukunze kandi nkaba mukunda. Ese umukunda uruhe rukundo ubundi rata nyibwira twiganire neza tureka amahane. Uriya ni ujonjora inkunda se umuntu akunda umuntu. Rata urukundo wikundira elements ari urukundo rw'ubushuti bisanzwe hari n'urukundo rwo kuba wumva yakubera umugabo cyane rwose yambera umugabo tukabana. Reka mujya muvugana se? Kuvugana ntago wabyumva nyine urumva biba bigoye sibyo? Yego yaramburotse pe. Ere ihangane yaramborotse barimo barandebara cyangwa ntabwo bandeba boretse yaranamborotse ngwino usakuze. Nukuri gomanga element rwose turakwinginza borokora umwana hano arapfuye adapfa. Nuko asanze burandiye n'uyu ngubu bitaberanye. Umva nkubwire. Ngo boroke na borokasiyo na boro. Ese kankubaze. Sister tuganire kutuganire. Uwimana yakuremeye kuri nose uzakubyarira hungu na kobwa arahari ariko element ntawe uhari. Umva nkubwire. Aka kanya uri Imana njya mvuga ko amaboko yaborotse umuntu yanamuborokora. Urumva? Wowe urinde so kuza gushinja ko we naguhondagura. Isi yazirihora. Barankubise. Uri kunyirebeshwa se mu biki? Ngaho tuzunguza turebe. Tuzunguze. Ariko sendeka kuri ya matora igura 17 n'iyungwa ryamaho. Rero hari icyo yice reka mubwire. Urabizi nzi nta mane natera. Ariko neza se ko element akunda nyashi. Erega kugenda kwizunguriza ntabwo ari byo bigaragaza ko imyaka y'ubukuru y'unguyu. Yarasa gufungisha element. Amufungisha element hari icyaha yakoze. Ariko nimugazajya mufata inzego z'umutekano ngo muzibeshe. Ntabwo inzego zifunga abantu batakoze ibyaha. Ibyo se birakureba. Ndayifite nyine. Mfite vene. None ko ari cyo uri gutinya kwerekana. Ese kuki ushaka ko nerekana? Egerayo. Ntabwo ari zawe. Uranshaka? None se mureka mbabwira uramuhote. None se kwereka
guhakana nyashi ni ku ngufu cyangwa ni ku bushake bw'umuntu. Abadukurikiye mu kiganiro nta mutima mubi uhari. Abadukurikiye mu kiganiro ntaje. Mu kiganiro nta rwango ruhari rumva. Gusa element tubabarira umwana muborokoye azaze mu cyumba cy'amasengero. Musengere. Abima n'ubishabivuga. Umusore nyashi sibyo. Ntago arizo zituma umuntu akunda undi. Ashobora no kunkunda akankundira nyine tubaho twanje. Urakoze ngo tubaho twanye twamukunda. Ngo duki? Ngudu. Yes sir. Yego rad. Yego. Iki ntago amabuno manini cyangwa nyashi ariyo abantu bakundira abandi. Ashobora kubona uko neye nuko nsabi ariko zereka tubwizanye uko ubu uyu munsi element aramutse akuborokoye akakubwira ngo tubonane wamubwira iki? Nshimiye ko ubajije ikibazo cyiza ariko ntago ari wowe ugomba kumenya icyo namubwira. Ngo namubwira iki? None se urumva nyikubwiye urumva namubwira iki? Njyewe ninjye ukizi icyo namubwira. Oya none se ni wowe Eeele nyiri Eeele niwe nzakibwira ntago ari wowe. Mumenyeshe se bimumarira iki? Kumuteguza ati nduma okay ngo basi. Mbabwire. Ngo basi. Ashaka atera kuborokora. Ni nkakaye kajambo amubwira katuma kuborokora. Irari. Ngo irari. Ngaho maze ndo. Oya ngwino tubwira twumve. Reka bagukopeze. Ukavuga ati nimubona hari ikintu biki ukacyereka. Umva nkubwire rero buretse ngusubize sister icyo gihe iyo cyerekanye ntago kiba kikiri icye. Buri wese agira amahame ye sibye. Hari gift akabona kabi. No. Oya ibyo ndabihakanye. Buri wese agira imyizerere ye akagira uko atwaramo ibintu bye ntabwo ibyo nabikora. Hari ukuntu urumva yenda element ashaka kuvuga ati ese umuntu wahora wanyira bite uko namuzi ariko dukoresheje uburyo kivuze subiramo ngwiki nyine hari ukuntu nk'umuhungu opose nyanjye ndi umuhungu nyine katubisapose ko ndi umuhungu sibyo bikangombwa yuko hari umukobwa ukunda kunyiyitirira nyine avuga ati Mrs Eeele ibiki niki cyatuma njyewe element mvuga ati uriya mukobwa afite ubushake n'imbaraga zo kumbona niki cyabitera urukundo abakobwa bose bakunda element urukumva even iretse itonde nkubwire itonde ntago ari kuvuga ngo itonde rata nkubwire sibyo for example uraho ngaho hari umuhungu gukunda sibyo nikora zirakaho murakomeza hari umuhungu gukunda kuba gukunda aravuga ati kuki nkunda uriya mukobwa agakunda element nuko afite amafaranga nuko azi ubwenge nuko ari umwana wo mu bakire nuko iki element ikintu cya mbere mukundira ni iki cyatuma element avuga ati reka mve mu rugo nje kureba Mrs Eeele niki ushaka kumenya icyo mukundira ni iki cyatuma element ava mu rugo akaza akavuga ati reka njya kureba umukobwa Mrs Eeele ukunda kunyiyitirira ni iki umva ngumbwire rero ngusubize zamura mwijwi yo hejuru zamura mwijwi yo hejuru yakobaje musubize uyu ni umukobwa mugenzi nubwo atagaragaye amukunda cyane gukurusha nubwo atagaragaye umva ngumbwire sibyo ikibazo nende kukubaza ni urikumva ni ntago ndiko never I have boyfriend udashaka kuzanamo ibintu bibi udatuma umuntu apfunga gukubitira ingumi mu kiganiro udatuma umuntu umva sister ukunda element ntago element I have a boyfriend by the way ukunda element ntago mukunda none urakombaza iki umva icyo kumbaza iki uri umunyamakuru ukunda Eeele itonde nakujya muhagara nakujya muhumura aganga nakugaragara n'umufana bagushuke itonde urikuza kuriza nawe itonde njyewe numva ndi umuntu ukurikira imiziki urikumva nshaka kuba nafite impano yo kuririmba ariko nshaka kuba nakurikirana umuntu uvuga ati ashaka gukora performance nkayikurikirana nshaka kuba mfite purpose yuko azankorera indirimbo ariko mba nshaka kumenya se
umuntu ukunda element wabona icyo amukunda ari nacyo abandi bamukunda. Nje I have boyfriend, I'm married, right? Nta mwanya wo kujya guta mu bahungu. Nje ikibazo mfite n'abandi bantu bakubaza no muri comment ashaka kuzabivuga, ni iki cyatuma element ava mu rugo akaza akavuga ati uriya mukobwa unyiyitirira? Ni iki cyatuma nje mva mu rugo nkajya kora Mrs Element? Ni iki? Umva umbwire rero gusubiza, sibyo? Element, sibyo? Agira uko akundamo, yego, agira uko yemeramo ibintu, yego ndabyemera. Element, so niduhura, yego, tukabonana, njye ubwanje ninjye uzamubwira yego ibiri ku mutima wanjye. Aka kanya nimvuga ngo element mukundira iki, yiri araba bimenye nyine, isi yose irabibimenye, none ndabamishiki umva mubwire. Icyambere nuko element ndamukunda kandi cyane muhoza ku mutima, abanci intege nibarorere turanagushyigikiye, sibyo? Kuko nta muntu umva nta muntu uzatuma namukunda, ngo nge ndamukunda bindi mu maraso, bindi mu magufa hose. Turanabyemera. Ndagusubije rero ikindi kibazo cya nyuma, ariko mva ikibazo, turabafana reka kudukwepa. Uri umufana wanjye, uri umufana wanjye. Umva grafre, umva sister wanjye nako, umva shumi yanjye, nge ndakwemera. None ko nkwemera akarusho Eeele your future husband, reka ko tubifata, kuko nimvuga your future boyfriend ntabwo bishoboka. Future husband, your husband, uri kumva biteganywa no mu mategeko. Reka tuvuge yuko right, yakoreye indirimbo umuntu mpana cyane nk'ubwo byaje kurangira neza. Mind your own business. Uri kumva ikintu kindi ushaka kukubaza muri aka kanya, utubwiye uri kutwereka amarangamutima yawe. Nje n'ubwa mbere duhuye, na harimo n'abandi wenda ari ubwa mbere kubona, kubera ko ntago benshi bakurikira ibintu by'ama YouTube, sibyo? Ntago abantu benshi babikunda kubireba like me. Nje nshaka ko nkubonye nitambukira ngavuga ati kankubaza ikindi kibazo cya nyuma. Abakobwa tugira purpose ufite mu buzima bwawe ni iyihe? Havuyemo element. Element ni umuntu ashaka gupejo cyangwa se akanagira uti simbimwifurije nahari, ariko tugira purpose. Element we ngo ngomba gupfa, Imana izamurinde azahoreho rwose. Natwe turimwifuje kuko ari gutera imbere, sibyo? Purpose ufite mu buzima. Mu byo uvuga sheri, ntabwo nshaka ko ibyo bintu tubiganiraho. Uri kunyinjirira? Ntabwo kukwinjirira, uri muranyinjirira. Umva nkubwire impamvu uri muranyinjirira, sibyo? Itonde bansubize. Uri murabaza nk'umuntu wo gukunda. Arimo arabaza nk'umuntu wo gukunda element ikundiye. Ubwo rero I have boyfriend. Umva sheri, do ejo bundi bateye ashobora kumukunda bagutereye ivi. Yewe iyo umunete ivi yanisubiraho, ntabyo waruzi. Ibyo nta kibazo, ibyo nta kibazo. Bimenye rero, bimenye. Umuntu yaguterera ivi akongera akavuga ati we mandaza akagushota. Impeta si ngombwa kuko ari ukuntu bavuga ngo nobody wants to marry with your bad character. Yamimbwiye hari imbaga y'abantu benshi. Icyo nicyo kintu cya mbere. Icyo ni icyizere. Kureko icyizere cyawe kiraza amasinda. Ntabwo kiraza amasinda kubera yuko ntabwo musubiza, ntabwo hato. Ntabwo ari agahato. Ntabwo nkusubiza. Element waje ukarya umwana akafite imyaka y'ubukure, waje ukamurya. Nyine twe turi none se kankubwire sister, itonde never ndi umufana. Ndashaka kumenya uramukunda cyangwa mukundira amafaranga? Umukundira iki? Umukundira ubwiza, ubwenge, kwambara neza, amafaranga iwabo umukundira iki? What kind of love? What kind of your love? Ukwasa amafaranga umukundira iki? Hari abakobwa benshi bakunda elements. Kuki atanavuga ati mfite indirimbo ejo bundi, itonde ibyo njye ntabwo mbizi. Banzi nyungu nk'amakuru ngiye itonde uri kunjijisha. Kuki element atigeze avuga ati reka njye mu bantu bose bankurikirana? Kuki ntigeze mbona Mrs Eeele ngo basi ejo mfite indirimbo ngende mvuga niyo atagaragara agacaho? Hari ukuntu umuntu aca mu ndirimbo bikagaragara, kuko dufata urugero nka Loskana Sumuzi, uramubona? Ndamubona. Hari akoresha abakobwa benshi. Urimo urangisha umuntu undi
ntago ari kumwangisha undi itonde listen to me ibaze wa mukobwa aje kukubwira buretse musubize hoya ntago munyangisha kuko ikiri mu mutima w'umuntu umuntu yakunze undi nawe wakangisha undi muntu ngo umuntu ntago bibaho ariko abakobwa nk'aba ndabamenyereye yego uramenyereye kakunkundira element kandi ari njye umukunda reka nkubwire impamvu reka nyikubwire what kind of love you love element nyine tubwire urwo rukundo ukunda element ni amafaranga n'ubwiza wikwaza ikibazo kuko bazagusubiza muri comment n'iki rero tubwire udatitira tubwire uhagazeho tubwire ukundira iki element ntago ari ukumuca intege garafurere njyewe niba nkunze umuhungu ndamubwira ati urankunda turyamane tubyarane birangire element umukundira iki ubwiza amafaranga itonde garafurere sendi kubaza sendi kubaza nkande nyine nshaka kumenya wowe urinde mbibwiye ngende umufana wa element of course yes urasetsa ntago nsetsa kubera yuko umva nkubwire shu niba ari na crush yawe ntago ari crush kubera ko aha boyfriend ntago namwibagirwa kubera ko no umuntu never kuza kurwana uguma umva nkubwire uburyo nkunderemeye sheri ntago wabyumva ndabyumva neza umukunda igihumbi kwijana urizabenge ndumwirabura nanjye ndikikara tuvuga ururimi rumwe ariko ikintu dushaka kubaza ni iki element umukundira iki ikigaga nawe uramukunda niwe nagusubije ngo bimatirize niwe nzabibwira si wowe oya ashaka kuvuga ati ariko mwajya abakobwa turaziranye sheri abakobwa turaziranye ntago muri aba bakobwa muziranye nge ndimo urimo ntago ndi uri umukobwa uri umugore oya nawe ni miss ntago uri miss sato nshaka naba miss nzaba Mrs Nuza miss nde Mrs Nuza mukanuza mwene nuza akadomo akanyerezo bigaragara umuntu ukunda uno mudemu nagamukura miss nu Diego ye oya itonde witwinjirire itonde oya ku ruhande banza mubaze umva mubwire uri muramvune gera hino mubwire oya nago shaka wanyegereye hano okay bayigusizaho nubundi wahigaragara kugende gutya byarangiye gutya ntugaragare byarangiye bayigusizeho nzabatuka umva nkubwire sheri kamera n'ubundi wayinjiyemo ngwino hano umva ni ni ukuri byarangiye muraramuka ikintu kiri hano nje nzajya kuri YouTube channel nsange umwambaro w'akazi wanjye wagiyemo nzabatwika kandi yiza uzabatwika none se ko batenda ufana element ndacyakuba utongera kumvangira garafre ndagutera umva rata njyewe tureke n'ibintu by'akavuye sibyo uri umukobwa ubwire egera hino icyambere cyo sibyo ni umusore mwiza unasikia ni umusore uzi ubwenge yego uzi gukora yego icyambere ni umusore utagendera muri bya bikundi mba mbona yego ngo sindamubona nka ba bantu ngo nyine njya mbona urumva kutambaza umva why why have crush on element only kuki utagira crush yenda nka Chris Easy kuki utagira crush wenda nka Kivumbi Kingi kuki utagira crush nka Davis D kuki none se cyaje jambo rimwe ukunze umujamo yego hari benshi baza bakakubaza ibibazo ngo kuki wamukunze ni ngombwa se ngukunde bose nje nahisemo element nabonye ko ari unyuze ari we mwiza kuri nje undi wundi umango nkunde no wiki bebe nyine njewe ase ko kuracyamata ibibazo nibyo nagusubije nago wanyuzwe ntago ndanyurwa nje ndumufana nje ndashaka unkome kire hasi ariko urukundo ari adakunda umukunzi agakunda umufana icyo kintu ntago kizi hari igihe umuntu adakunda umukunzi akagira agakunda umufana kandi n'amahitamo ye yanakubinda inyitambika rero oya ariko nago nje ndi ku rwego rw'uriya musani muraberanye nje ikintu nashaka kubaza njyewe nyine ikintu nshaka kubaza uri kumva nimuna bifata n'abo abantu barimo baragira ngo bagire ngo ni ari abakobwa bita jalousie siko bayita izo murazigira usibye nawe n'abagore barazigira yes we jalousie baramufuhira mwaswa noneho wowe umwana ugifite agatoto ukiri muto element ni uwanjye mubwiza ukuri ko uzambwire njye muri aka kanya ndi site y'undi abahagarariye nzabereka
ariko ikintu nyine ntago wanshubije ngo nyurwe niyo mpamvu nyiri kukubaza ntago ndanyurwa nakubwiye ni umusore uzi gukora urasikiya ni umusore mwiza ni umusore utagendera mu bikundi ubizi gute ko atagendera mu bikundi ko mutirirwa nako mutararana kuki wabona ko kuki yasoye ziriya ndirimbo zose ubizi gute ko behind ya ziriya ndirimbo atagiye mu mayoga atagiye mu biki kuki ibyo bintu byose ubyize kuki wamwizeremo cyane ku buryo wakumva yuko atajya muri ayo mayoga atajya mu biki ku buryo nyine wavuga ati ndanabyamamaza ndanabivuga mwarahuye aho uri kungora uri gushaka gucukumbura ukanyinjirira niba nakubwiye ko mukunda ushaka kumenya element arazwi ku mugabane w'u Rwanda nako mu Rwanda hose arazwi usibye no mu Rwanda n'ahandi hose okay ku mugabane w'isi element arazwi ariko nta kuntu wajya gushigikira 101% ngo element ngo nagajya mu gakungu arakora kuba akora n'abacu barakora ko atajya mu gakungu kuki nyine wabishyigikira ukavuga ngo element ndabizi neza iyo ukunda umuntu amarangamutima yonyine how much percent amarangamutima yonyine arabikwereka kanabikora ariko hari umukobwa tuzi kuri TikTok witwa harya mukobwa w'umunyarwanda n'umuzungu bamwita Ndera ntabwo yitwa Joyeze n'uwa Juno hari umukobwa w'umunyarwanda n'umuzungu ariko sister yaje ngo nkande menye ibyawe abadukurikiye mu biganiro byacu byari ubusesenguzi hahiye nakikundira umuntu ngo muza nka nyenyenyenyenyenye kukigukunda ari ibintu byizana hari akarimbo kavuga ukabura amahoro ngo biragoye gukunda umuntu utakwitayeho yego umeze nk'umuntu utazi inzira anyuramo yego sha komeza uramubona ukavuga cyane ngo akwiteho urakoze cyane rimwe na rimwe n'ibyo uvuga bikanyurana uri kumva ariko reka nkubwire yego umuntu niwe ukunda hari n'igihe bitangira kwanga bikarangira gukunze u Rwanda mureba rugeze kandi reba sister okay bayidebere kasoze ikiganiro nifuriza mushiki wanjye urukundo afite Miss Eeele akunda Eeele kuragushyigikiye abakurikiye ibiganiro ibibazo twamubajije so kumukinege urumva ntabwo twamusenyaga gusa ibyo yavugaga twabyubaga kandi byiza ariko ari byo uba ugomba kumva ukanabisesengura yego nta n'ikibazo n'ababonye n'uramusisa tuvugana kuriya ntago twavuganye nabi Imana itubabarire n'abadukurikiye uramusisa ntabwo yifuje kugaragara kuri kamera ariko mu rwego rwanjye njye namushyizemo nta n'ikibazo gusa aho duherereye duhere kuri Gwiriti Hotel mu Kiyovu batwakira neza urumva baduha customer care Gwiriti Hotel mu Kiyovu mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyarugenge mu mujyi wa Kigali hafi yo kumusaza rumva sister cyo navuga rero rumva courage bobo courage rata courage waturiyeho kimana izadufasha ugahura na Eeele kandi nanjye ngusezeranyije yuko kubera Imana atiriye ngo yigira umuntu wa danje nzaguza nawe nukuri urakoze kankubwire kansabe n'Imana yo mwijuru cameraman we wasinziriye uzambabarira umuze na Eeele kuko ndamukunda bitari by'uburyarya bitari byo gushaka hiti nukuri ndamukunda utansengera oya yego kumbisenye nawe pfukama wowe nabo pfukama twibisenge se pfukama ariko yafite ikibazo mu mavi okay arasenze yego mana yo mwijuru ndabizi ko bandusinzire turebe Imana ntabwo irobanura ku butoni nta nubwo ireba ku buranga uzamuze na element ndamukunda nawe urabizi uzakora igikwiriye namwitangira amen magurutse so abakurikiye Big Town abakurikiye Kigali News mwakoze cyane tuzatubaha show babo mbabarimo amasogonda 33 uru rugamba rikurutsinda uru rugamba rero twagize turubufana aribariza ararasubizwa ariko reka nkubwize ukuri nuko nafashwe nambaye iyi mpeta bitari ibyo nene kuzisiga amarangi nkagira abakobwa nk'igihumbi baza bampfukamira nk'amaca hejuru ese bundi buriya
ariko rero ni hafi ya ntabyo kumuhira akabivuga atabyumva ni hafi ya ntabyo kumuhira ndetse ntabwo bakumva eze buriya elemenzi ikankongore yaba umukozi wo mu rugo murakoze cyane